kugeza ubu ngubu watanga muri rusange. Ndavuga nimvuga muri rusange nawe urabyumva, ni bari ababyeyi bacu base w'abakobwa bashaka kumva, ni inama bari abasore bazatanga izo nkwano cyangwa bagipanga kwimariya bazumva, ni n'inkwano mw'abakobwa mwe mukundanye nabo bafiance banyu cyangwa se nabo basore mushaka kurushinga bari aho ngaho baremerewe niyo nkwano. Ni iyihe message watanga? Message natanga ni kuri umwe wese, byibuze basore nta mumenye ko ibihumbi 10 ntago ari byo waka umukobwa, nta nubwo ari byo washimira ababyeyi bakurereye uwo ukunda, muzabana imyaka yawe yose y'ubuzima bwawe bwose kugeza upfuye. Ibyo bihumbi 10 ntago ari byo bishingirwaho, ushaka wabirenza cyangwa se ukabigabanya, biterwa nta cyabona, mbese ntacyo wabona cyagura umuntu muri makeya. Ikintu ngiye nshatse kuvuga, inama nabahereza, umvikana cyangwa se wenda wumvikane wenda n'ababyeyi cyangwa se n'umukobwa, wagabanya wajya hejuru bizaterwa n'umukobwa. Ikintu kiriho ku babyeyi, mvuga ngo mubyeyi niba wubatse urwawe abana bawe bakaba bameze neza, wisahura umwana wawe ugiye kujya ahandi, niko mbyumva, ahubwo mufasha atere imbere agere nkaho wageze. Niba utarigeze utandukana n'umubyeyi wacu cyangwa se n'umutware wawe, ukabona nabyo biri mu bintu bishingirwa byo kuba byatandukana, ariko mufashe nawe atere imbere nkuko wateye imbere ukarinda umukuza. Niba ngombwa binarenga iyo nkwano cyangwa se igabanyuke, mujye muri wa muco twahozeho kuva kera, mufashe uru rubyiruko cyangwa natwe twese turimo rutera imbere, rutejwe imbere. Namwe byose bipfira ku bantu b'ababyeyi bacu, musaba bya mirenge, kandi byakabaye bifashije urugo rw'umwana wanyu rugiye gutangira rushyashya, rukagira aho ahera. Imana yavuga ngo ese ufite iki mpereho. Bivuze ngo rero n'umwana niba afite ibyo bihumbi 10, shira muri wa muco wa kera, deni nawe abona icyo aheraho. Noneho umwana nawe yubaka ejo bundi nawe azaba umugabo, abyara heke, agira abuzukuru, ibintu bikomeze, n'icyamera azabyara. Nijye numva ariyo nama natanga, nta kunanizanya kubayeho, tugasubira mu muco wacu wa kera. Nubwo hari ibyo yego turi bya kera, ariko hari ibyo tugomba kugenderaho. Vision igenda itandukana, ariko hari ibyo tugomba kugenderaho. Nimba ibyo bintu tugeze muri 2 tuvuga ubu ngubu amasegonda agiye kugira tubere 2021 urumva rero ibintu byakabaye bihinduka. Noneho ahasigaye mu kubaka ingo z'abana banyu mukagendera kuri uwo muco wa kera, ariko bitavuze ngo dusubire muri analogue bimwe na bimwe, tugakomeza tugatera imbere. Ariko hari ibyo nose harimo bamwe twambara za pantufre, all stars n'ibiki byabaye kuva kera, ariko tukabyambara ubu. Bivuze ngo niyo nkwano ya kera yakabaye igenderwaho, kandi urugo rw'abana banyu rugakomeza rukubakwa. Babyeyi mudufashe, ahasigaye abana banyu nabo batera imbere nkuko mwateye imbere, mugakuza mukadukuza, tukarinda tubwiriye tukajya gushaka ingo, natwe tugatera imbere nkuko namwe mwateye imbere. Kandi bizagenda neza dusubiye mu muco wacu wo kugira ngo dukomeze tuvuga ngo ibihumbi 10 ntacyo wabona wagura umuntu. Nayo mpamvu rero ibyo bihumbi 10 nabyo bidafite agaciro, ahubwo twakaye dusubira mu muco wacu wo kugira ngo dukomeze tuzamuke mu bidafite agaciro. Ibyo bihumbi 10 biragufasha wowe mu muryango usigaye, bigasenyera urugo rw'umwana wawe, akaza ku mu rugo rwawe bati wa mwana we ko wasenye, njye wigeze umbona ko nsenya. Bivuze ngo rero hari inama yakabaye agukura, kuko nawe umusahura mu rugo rwe. Mufashe nawe atera imbere nkuko wateye imbere. Murakoze cyane. Guys, I'm teacher Jibe. This is Mataro TV show 2020, the end of 2020. So guys, muherereye abakapo, abatalama, abapampu mwese muherereye ku mugabane wa Afrika, abaherereye ku mugabane wa US, Canada, Asia and Europe. Guys, abarundi, abanyarwanda cyangwa se abakongomani, indimi zose turazikoresha, niringara yewe
aho muherereye turazi ko mwadukoreye umuti muri uyu mwaka kabisa, mwaradushyigikiye mu ntangiro, mwaradusharinze, mwakurikiye ibiganiro byacu ndetse mwakoze like coup de chapeau. Again we really appreciate, turabashimira cyane aho mutugejeje, mukome mudushyigikire kandi turabakunda cyane ko iki kiganiro kije kugira ngo tubashimire kandi nanone tubifurize umwaka mushya wa 2021 aho tuzanye n'umupampu n'umutaramu ugiye kubibwira amazina, kisha namara kubibwira amazina turanababwira content y'uyu munsi. Kapo vipi? Sawa mwe. Salam. Nta kibazo rwose. Ndakubona cyane. Uri ku cyangwa? Ni bisanzwe. Ya ndabona kabisa ibintu byose ari uburyohe. So dufite abakunzi benshi badukurikiye live muri iki kiganiro, ndetse hari n'umugabane munini w'abakapo bazacyumva nyuma. Ese witwa nde? Ibwira abakunzi ba Mataru TV Show badukurikiye. Ya nitwa Mupenzi Jean Baptiste Kabayiza. Ya muherereye hano muri Dayton. Ya Mupenzi Jean Baptiste Kabayiza uherereye muri Dayton. Ese wageze muri Dayton ryari, waje uturutse? Nageze hano muri Dayton nko muri 2019 nko mu kwezi kwa kabiri, ariko nza muri Amerika. Nageze muri Amerika tariki 10 za 2018. Yes. Ya nsorera muri Florida. Mu kwezi kwa 10. Bivuze ngo up to now nimba mbaze neza waba umaze imyaka 2 n'amezi 3 cyangwa 4. Yes. Nagobeshye. So Mupenzi Jean Baptiste Kabayiza, ayo niyo abantu bose bakuzi, niyo mazina bazi, nta rindi zina uzwiho, ayo nayo? Ya ntekereza ko ari y'ababyeyi wenda bazi cyane, wenda usibye bamwe bagenda bahimba tuzina ariko akenshi ayo niyo bazi cyane. Okay. So iryo bazi ku ruhande cyangwa se utwo tuzina cyangwa se udutazirano, bakuzi kutuwe dutazirano, abakapo, abajama b'abantu nyine nawe urabyumva, babajama bawo. Ya abajama bamwe bazi za Mavuta, abandi bazi Gaterura, ntago nzi ngo aho ryavuye. Aho ryaturutse. Ariko Mavuta we nzi aho ryavuye, ariko Gaterura gusa numva bambwira ngo nsa n'umusaza cyangwa se umugabo bita Gaterura turuke hakurya ibyumba. Ariko ntabwo nzi ngo impamvu banyise. Birashoboka gusa hari wambwiye ngo turananutse kimwe, birashoboka ko ari cyo dusaho tu. Okay. Icyo kirahagije. Ubwo niba hari n'ibindi mwaba muhuriyeho, ubwo nabyo abazi Gaterura n'abakuzi ubwo nakazi kabo birabareba. So guys, bakunzi bacu, bakunzi wa Mataru TV Show, uyu munsi tubazaniye content cyangwa se title y'iki kiganiro ni inkwano y'ibihumbi 10 abasore bakwa abakobwa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se ibihumbi 10 cyangwa kurenza kujyana hejuru. Nkaba umusore turi kumwe hano rwose twizera ko ari budufashe kandi turi buze kugirana ibihe byiza, azanye amakuru ahagije kandi abifiteho information tugira ngo bizagire icyo bifasha abadukurikiye hirya no hino, abasore bitegura kurushinga cyangwa se abakobwa bitegura kurushinga, cyangwa se abapapa cyangwa abamama bafite abakobwa bazashyingirwa, cyangwa abapapa cyangwa abamama bafite abasore bazashyingirwa. So Mupenzi Jean Baptiste, ibihumbi 10 nkuko turi kubivuga ni inkwano abasore batanga kugira ngo babone cyangwa se bemererwe gushyingirwa umukobwa. Ese ibihumbi 10 kuri wowe ubyumvute? Ese ibihumbi 10 uziko byahozeho? Ese ibihumbi 10 ku basore babyakira bate? Biroroshye kubibona? Uko mbyumva ibihumbi 10 ntago arakabwa, ntago byoroshye kubibona, gusa ariko n'ibihumbi 10 babirenza bitewe n'uko ubishaka. Urukundo rutuma buri kimwe cyose wagikora.
iyo nkwano ntabwo nzi uko yaje, nta nubwo nzi n'uwayishizeho ngo bimeze bite ibihumbi 10. Kuki bavuga ngo atari ibihumbi 11 cyangwa se 12 bakazana 10? Yego ntabwo mbirwanyije, nanjye birashoboka ko nabitanga cyangwa nkanabirenza, ariko icyo mvuga ngo kera hari ikintu cyabagaho bagavuga ngo bagiye gutanga inka. Yes. Bagatanga inka nk'ebyiri cyangwa se inka, akenshi bakunda gutanga inka mu muco wacu, ntabwo tuzi ngo ni zinga ariko numvaga ngo ni inka. Yes. Ubu ngubu yego ntago tworoye wenda nayo mafaranga, se ayo mafaranga ibihumbi 10 ahwanye niyo nka batangaga. Niko mbyumva. Ese wowe nka wenda watumbagiye warenza aho tutaragera, ko navuga ntabwo twe turahagera, wowe nk'ubwawe nge ndumva bidakwiye ibyo ibihumbi 10. Deja wakunze umukobwa wamukwa ushaka, wamukwa na 20, wamukwa na munsi y'ibihumbi 10, wamukwa n'ijana, ayo wamukwa yose mwabyumvikanyeho n'umukobwa bisaba ko wamukunze, ariko numvaga wa muco wacu twakomeza kugarura umuco wacu. Ariko bitavuze ngo ni ibihumbi 10 nibudakuye umukobwa ibihumbi 10, ntabwo mubona ibintu byabaye ibintu bikaze, ibihumbi 10 byabaye ibihumbi 10 ku nkwano. Gusa numva ko wenda nkawe wageze yose ubibona ute, birakwiye ibyo bihumbi 10 cyangwa ntabwo bikwiye? Gusa numvaga twagarura uwo muco wacu nubwo ntaho dufite wo kororera, ariko bigakomeza kuba yankatwa kera batangaga bakwaga, bikajya mu mihango, agaciro k'inka kagatangwa n'ayo mafaranga, ariko si ibyo bihumbi 10 ujye gufasha abantu. Ni ukuvuga ngo muri make usa nk'umbajije utese ko aho ugeze umaze igihe mu rushako cyangwa se washatse kera, ese waba warakoye 10? Niko ndi kubyumva, usa nk'umbajije. So iki ni ikiganiro, ni debate, ni ukugira ngo abakunzi ba Mataru TV show badukurikiye just bigiraho bibavana naho bibageza, bagire icyo bunguka, bagire buri wese agire idea kuri ibi bintu by'inkwano iriho muri iki gihe bagereranyije n'iza kera. Ntago ku giti cya nanjye ubwanjye ntago maze igihe kirekire mu ndi married cyangwa se ntago nashatse kera cyane, ntago ndi mukuru cyane bikabije, ariko nanone ntago navuga ni imyaka ingahe kuko iri kujya kuba myinshi. Still nanjye igihe nashakiye cyangwa se igihe nimari, n'ubundi ndahamya neza ko ibihumbi 10 byari byatangiye. Cyane cyane yuko n'ubundi aho nimariye, ndavuga aho nashakiye. Yego ngewe nari ndi hano, umugore wanjye ari muri Afrika, nanjye natwe iyo tugiye gukwa muri Afrika ntago dukwa nk'abanyafrika bari muri Afrika, kabone nabwo baba bari abakire, kabone nubwo baba bafite akazi kadasanzwe, iyo uvuye mu mahanga n'ubundi ukwa nk'umunyamahanga. Mvuga ngo rero ntago nge natanze ibihumbi 10, ariko naho nakoye nanjye narushije abandi bose bari muri Afrika kuko nakoye nk'umunyamahanga. Ahubwo icyo ngusubiza nuko biriya bihumbi 10 nta nama yateranye ngo abasaza bakuru cyangwa se abantu bafite abakobwa inama iterane bajya inama nibarangiza bemeza ibihumbi 10. Biriya bihumbi 10 byatangiye ari umusore umwe, ni nkuko abikomojeho bitewe wenda nuko yari yashimye umukobwa, bitewe nuko yari amukeneye, bitewe nuko yari azi icyo amukeneyeho, bitewe nuko wenda yari azi agaciro ke, atanga ibihumbi 10. Birangije biba urugero mfatizo, abandi bose nabo bagenda babikora ibihumbi 10 byabaye 10 akugira bimanuke hasi biri kugenda bijya hejuru. Ese ndongera nkubaze, ese kugeza ubu ngubu ko mbona biriya bihumbi 10 kuva byatangwa, abasore aho kugira ngo bacike intege ahubwo bagenda bimariye umunsi ku wundi, ko bitabakanze
ahubwo ko wagira ngo byabateye igabo ryo kugira ngo bimariye. Ubukwe buraba umunsi ku wundi, ubukwe bubisakusa, yewe ndetse n'uyu mwaka wa 2020 twitwa ko ari umwaka wagoye benshi, wari umwaka wabaye urujijo, wabaye umwaka w'umwijima, ubukwe stile bwabaye bwinshi. Nje urakoze uko mbyumva, ntago iyo bihumbi 10 byazabuza abantu gushaka. Urabizi na kera hari igihe bamwe bashakaga ataranamukoye bagashakana. Bivuze ngo na niyi saha wakunze umukobwa mwashakana, kandi nibyo bihumbi 10 bikazatangwa nyuma. Nje guys munyumve neza abantu bakurikiye Mataro TV. Nukuvuga ngo urabwira abakunzi ba Mataro TV. Ndababwira impamvu nshatse kubabwira gutya. Ntago ari kuvuga ngo ibyo bihumbi 10 byarabuze. Njewe ni igitekerezo mvuga buri mwese. Nkanjye ntago mbivuze nka society. Yes. Icyo navuga cyo nimba koko ibyo bihumbi 10 ntago wabibura, wakoze ntiwabibura koko. Kandi usibye n'ibyo bihumbi 10 n'ubundi ntago wakabonye igikumukobwa wakunze. Nta nubwo wabona nicyo wakoye umuntu arahenze. Nibyo bihumbi 10 babigize bikeya. Ariko icyo mvuga ngo ababyeyi badufashe bari gukurikirana Mataro. Ababyeyi bacu muturuta, mwashatse ku gihe cyanyu hakiriho gukwa inka. Ndetse yari inkimwe, nubwo bamwe bakwaga n'ubundi wenda izirenze imwe, ariko inkwano yari inka imwe. Komeza. Icyo navugaga ngo ese ibyo bishobora tugarure bakwe nk'inka bakwaga, niba bashaka n'uwo mujugujugu uvuge bawukubite, niba bana bakubita ntihangana n'ibyo bihumbi 10. Andasigaye agafasha umuryango usigaye. Ubundi uzarebe ngo urugo urugende neza cyane. Yego ni byinshi bisenya urugo, ariko n'ibyo bintu biri mu bintu byasenya urugo cyane. Ahubwo ababyeyi nabo bakabaye bafasha abana babo kugira ngo batere imbere, aho kugira ngo basubire inyuma. Nese umwana niba atanze ibihumbi 10, utanze ibyo bihumbi 10, urafata ubwo bukwe, urasezerana mariage, nabwo haragenderamo hafi ibihumbi nka 10 na bingahe. Usange A0 cyangwa 13 biragiye. Usange A0 none uri kugitegera kuri sheke y'icyumweru. Ufite abana bagomba kwambara, ufite imodoka, ufite ibintu byose ugomba kwishyura, ugasanga krizi irakuriye. Ugasanga ibintu byabaye hatari. Ahubwo numvaga bafataga ngo bagashyiraho ibyintu byabaye kuva kera, n'ubundi umuco ntitwawutaye, bigakomereza aho ngaho. Kandi rwa rukundo nkuko tutigize tubona mu nkambi bashwana kandi turi mu buzima bubi. Ababyeyi bacu niyo bashwanaga baranihuza, ariko hano kugira ngo banashwane kwihuza n'intambara, ahubwo bisigaye bijya muri leta. Leta ikibakorera no kubatandukanye. Ugasanga umugabo agiye kuri chat support, noneho ibibazo birongeye, kandi ariko bakabaye bafatanya. Ntago ari byiza rero. Numvaga byose bihera muri rya mariage mu byabaye mu babyeyi. Nukuvuga ngo intandaro yo kugira ngo wende ibibazo bigende biburuhererekane bizageze aho haba ubutane, ndavuga ku musore n'umukobwa cyangwa umugabo n'umugore bashakanye vuba, biba byaturutse muri ya nkwano idasanzwe cyangwa ya nkwano y'ikirenga irenze ubushobozi bw'abasore. So ntago turi butinde muri iki kiganiro, nta nubwo turi twakivumuzi ngo tukirangize, kuko urumva n'ikiganiro gisa nkaho tuzakenera abakuze nabo bakatubwira uko babyumva. Ni ikiganiro twakagombye kuba dufite umukobwa ahangaha nawe akatubwira, agasa nkaho atubwira uko abyumva, agahagararira abandi bakobwa. Ntago turi kumwe nabo, tuzagenda dukora part 2 y'iki kiganiro cyangwa se na part 3, kuko ni ikiganiro gisabye cyangwa se kirimo ubusesenguzi bwinshi cyangwa gisabye amakuru menshi. Ahubwo ndagira ngo nkubaze, ni iyihe nama kugeza ubu ngubu watanga muri rusange? Ndavuga nimvuga muri rusange nawe urabyumva, ni bari ababyeyi bacu base w'abakobwa bashaka kumva, ni inama bari abasore bazatanga izo nkwano cyangwa bagipanga kwimariya bazumva, ni n'inkwano mw'abakobwa mwe
mukundanye n'abo bafiyanse banyu cyangwa se n'abo basore mushaka kurushinga bari aho ngaho baremerewe n'iyo nkwano, ni iyihe message watanga? Message natanga ni kuri umwe wese, byibuze basore mumenye ko 10,000 ntago ari byo waka umukobwa, nta nubwo ari byo washimira ababyeyi bakurereye uwo ukunda, muzabana imyaka yawe yose y'ubuzima bwawe bwose kugeza upfuye. Ibyo 10,000 ntago ari byo bishingirwaho, ushaka wabirenza cyangwa se ukabigabanya, biterwa nta cyabona, mbese ntacyo wabona cyagura umuntu muri makeya. Ikintu ngiye nshatse kuvuga, inama nabahereza, umvikana cyangwa se wenda wumvikane wenda n'ababyeyi cyangwa se n'umukobwa, wagabanya wajya hejuru bizaterwa n'umukobwa. Ikintu kiriho ku babyeyi, mvuga ngo mubyeyi, niba wubatse urwawe abana bawe bakaba bameze neza, wisahura umwana wawe ugiye kujya ahandi, niko mbyumva, ahubwo mufasha atere imbere agere nk'aho wageze. Niba utarigeze utandukana n'umubyeyi wacu cyangwa se n'umutware wawe, ukabona nabyo biri mu bintu bishingirwa byo kuba byatandukana, ariko mufashe nawe atere imbere nk'uko wateye imbere ukarinda umukuza. Niba ngombwa binarenga iyo nkwano cyangwa se igabanyuke, mujye muri wa muco twahozeho kuva kera, mufashe uru rubyiruko cyangwa natwe twese turimo rutera imbere, rutejwe imbere. Namwe byose bipfira ku bantu b'ababyeyi bacu, musaba bya mirenge, kandi byakabaye bifashije urugo rw'umwana wanyu rugiye gutangira rushyashya, rukagira aho ahera. Imana yavuga ngo ese ufite iki? Mpereho. Bivuze ngo rero n'umwana niba afite ibyo 10,000, shira muri wa muco wa kera, deni nawe abona icyo aheraho. Noneho umwana nawe yubakurwe, ejo bundi nawe azaba umugabo, abyara heke, agira abuzukuru, ibintu bikomeze, n'icyamera azabyara. Nijye numva ariyo nama natanga, nta kunanizanya kubayeho, tugasubira mu muco wacu wa kera. Nubwo hari ibyo yego turi bya kera, ariko hari ibyo tugomba kugenderaho. Vision igenda itandukana, ariko hari ibyo tugomba kugenderaho. Nimba ibyo bintu tugeze muri 2000, tuvuga ubu ngubu amasegonda agiye kugira tubere 2021, urumva rero ibintu byakabaye bihinduka. Noneho ahasigaye mu kubaka ingo z'abana banyu, mukagendera kuri uwo muco wa kera, ariko bitavuze ngo dusubire muri analogue bimwe na bimwe, tugakomeza tugatera imbere. Ariko hari ibyo nose, harimo bamwe twambara za pantufure, all stars n'ibiki byabaye kuva kera, ariko tukabyambara ubu. Bivuze ngo niyo nkwano ya kera yakabaye igenderwaho, kandi urugo rw'abana banyu rugakomeza rukubaka. Babyeyi mudufashe, ahasigaye abana banyu nabo batera imbere nk'uko mwateye imbere, mugakuza mukadukuza, tukarinda tubwiriye tukajya gushaka ingo, natwe tugatera imbere nk'uko namwe mwateye imbere. Kandi bizagenda neza dusubiye mu muco wacu wo kugira ngo dukomeze tuvuga ngo 10,000 ntacyo wabona wagura umuntu. Nayo mpamvu rero ibyo 10,000 nabyo bidafite agaciro, ahubwo twakaye dusubira mu muco wacu wo kugira ngo dukomeze tuzamuke mu bidafite agaciro. Ibyo 10,000 biragufasha wowe mu muryango usigaye, bigasengera urugo rw'umwana wawe, akaza ku rugo rwawe, bati wa mwana we ko wasenye, njye wigeze umbona ko nsenya. Bivuze ngo rero hari inama yakabaye agukura, kuko nawe umusahura mu rugo rwe. Mufashe nawe atera imbere nk'uko wateye imbere. Murakoze cyane. Ubwo turasa ndumva turimo kwerekeza ku musozo. Iki ni ikiganiro kirekire tutamara cyangwa se tudashobora kugira kukivuga cyose ngo tubivugeho byose tubirangize uyu munsi. Ni ibiganiro tuzakenera ababyeyi bacu, ndavuga yaba abasaza yaba abakecuru. Ni ibiganiro twaje uyu munsi tudafite bashiki bacu, nabo batubwire uko babyumva, batubwire ko iyo nkwano bakwa itaremereye cyangwa se bayumva uko nguko, ihagije cyangwa idahagije. Nkaba ngira ngo rero duhinira aha, gusa icyo twababwira kuri Mataru TV show, nkuko twagiye tubibabwira,
tubafitiye ibyiza byinshi kuri Mataru TV show. Dukora ibishoboka byose ngo twubake sosiyete yacu, yaba urubyiruko ruri kubyiruka, yaba abageze mu zabukuru batarasaza cyane, ndetse ababyeyi bacu bamaze kugera mu zabukuru, ndetse n'abana bato bari kuzamuka bazazamukire muri uyu muco. Mu by'ukuri bantu bacu mudukurikira umunsi ku wundi, nanone turacyabasaba ngo gukora subscribe ntacyo bisabye uretse kudushyigikira, kandi natwe tukazamuka kugira ngo dukomeze tujye tubakorera ibiganiro byiza kandi byubaka sosiyete yacu. Nanshimira mbikuye ku ndiba y'umutima bantu mwakoze subscribe, bantu mudushyigikiye umunsi ku wundi, bantu mwasharinze ibiganiro byacu, mwakoze thumbs up cyangwa mwakoze like. Imana ibaha umugisha cyane kandi ibagwirize impano kandi ibaha umugisha mwinshi muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2021. Turaje tujye tubazanira ibyo mukunda, kandi ibiganiro byacu ntago tuzongera gukora ibiganiro birambanyije. Video zacu mujye mugerageza muzirebe muzirangize, kuko iyo muzirebye mukazirangiza biradufasha cyane. Please, uwuzi utazi Mataru TV show, uwuzi ukeneye bene nk'iki kiganiro kimusangize, nawe bizamufasha natwe bizadufasha. Nakagaruka ubu twari turi muri 2020, ariko ndakeka ibiganiro bitaha tuzabikorana turi muri 2021. Izababere umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'uburumbuke, umwaka w'urukundo, abanganaga, abagiraga ishyari, abari bafite utubazo dutandukanye. Nyabuna niba bishoboka mwihuze kuri Mataru TV show. Tonto mupenzi Jean Baptiste Kabayiza, twatangiye dukora cheers, twatangiye tudafite icyaka, twatangiye turya, wabonye ko twaryaga snacks, kandi twagerageje kwica icyaka, twanyweye nta nzara dufite. Tusaba kugira ngo abatabonye ikinyobwa, nyabuna Uwiteka arahari kandi namwe arabareba, humura mukanyura kibona. Ndagira ngo dukore cheers mbere yuko dusoza, kandi uri umuntu w'umugabo, nyabona ikindi gihe tuzagukenera uzaboneke. Imana iguhe umugisha kandi iguhe ubuzima buzira indwara. Ciao ciao kuri Mataru TV show. Nakagaruka. Dream big and be positive. Cheers. Ciao ciao. Twakira tugarure bakwe nk'inka bakwaga, niba shaka n'uwo mujugujugu vuge bawukubite, niba bana bakubita ntihangana n'ibyo 10,000. Yeah. Andasigaye agafasha umuryango usigaye. Ubundi uzarebe ngo urugo urugende neza cyane. Yego ni byinshi bisenya urugo, ariko n'ibyo bintu biri mu bintu byasenya urugo cyane. Ahubwo ababyeyi nabo bakabaye bafasha abana babo kugira ngo batere imbere, aho kugira ngo basubire inyuma. Nese umwana niba atanze 10,000, utanze ibyo 10,000, urafata ubwo bukwe, urasezerana mariage, nabwo haragenderamo hafi 10,000 nka 10 na bingahe. Usange A0 cyangwa 13 biragiye. Usange A0 none uri kugitegera kuri sheke y'icyumweru. Ufite abana bagomba kwambara, ufite imodoka, ufite ibintu byose ugomba kwishyura, ugasanga crise irakuriye. Ugasanga ibintu byabaye hatari. Ahubwo numvaga bafataga ngo bagashyiraho ibyintu byabaye kuva kera, ubundi umuco ntitwawutaye, bigakomereza aho ngaho. Kandi rwa rukundo nkuko tutize tubona mu nkambi bashwana kandi turi mu buzima bubi. Ababyeyi bacu niyo bashwanaga baranihuza, ariko hano kugira ngo banashwane kwihuza n'intambara, ahubwo bisigaye bijya muri leta. Leta ikibakorera no kubatandukanya. Ugasanga umugabo agiye kuri chat support, none ibibazo birongeye, kandi ariko bakabaye bafatanya. Ntago ari byiza rero. Numvaga byose bihera muri rya mariage mu byabaye mu babyeyi. Bese nukuvuga ngo intandaro yo kugira ngo wende ibibazo bigende biburuhererekane bizageze aho haba ubutane. Ndavuga ku musore n'umukobwa cyangwa umugabo n'umugore bashakanye vuba, biba byaturutse muri ya nkwano idasanzwe cyangwa ya nkwano y'ikirenga irenze ubushobozi bw'abasore. So ntago turi butinde muri iki kiganiro, nta nubwo turi twakivumuzi ngo tukirangize, kuko urumva n'ikiganiro gisa nkaho tuzakenera abakuze nabo bakatubwira uko babyumva. Ni ikiganiro
twakagombye kuba dufite umukobwa ahangaha nawe akatubwira, agasa nkaho atubwira uko abyumva, agahagararira abandi bakobwa. Ntago turi kumwe nabo, tuzagenda dukora part 2 y'iki kiganiro cyangwa se na part 3 kuko ni ikiganiro gisabye cyangwa se kirimo ubusesenguzi bwinshi cyangwa gisabye amakuru menshi. Ahubwo ndagira ngo nkubaze, ni iyihe nama kugeza ubu ngubu watanga muri rusange? Ndavuga nimvuga muri rusange nawe urabyumva, ni bari ababyeyi bacu base w'abakobwa bashaka kumva, ni inama bari abasore bazatanga izo nkwano cyangwa bagipanga kwimariya bazumva, ni n'inkwano mw'abakobwa mwe mukundanye n'abo bafiance banyu cyangwa se n'abo basore mushaka kurushinga bari aho ngaho baremerewe n'iyo nkwano. Ni iyihe message watanga? Message natanga ni kuri umwe wese, byibuze basore nta mumenye ko 10,000 ntago ari byo waka umukobwa, nta nubwo ari byo washimira ababyeyi bakurereye uwo ukunda, muzabana imyaka yawe yose y'ubuzima bwawe bwose kugeza upfuye. Ibyo 10,000 ntago ari byo bishingirwaho, ushaka wabirenza cyangwa se ukabigabanya, biterwa nta cyabona, mbese ntacyo wabona cyagura umuntu muri makeya. Ikintu ngiye nshatse kuvuga, inama nabahereza, umvikana cyangwa se wenda wumvikane wenda n'ababyeyi cyangwa se n'umukobwa, wagabanya wajya hejuru bizaterwa n'umukobwa. Ikintu kiriho ku babyeyi, mvuga ngo mubyeyi, niba wubatse urwawe abana bawe bakaba bameze neza, wisahura umwana wawe ugiye kujya ahandi, niko mbyumva. Ahubwo mufasha atere imbere, agere nkaho wageze. Niba utarigeze utandukana n'umubyeyi wacu cyangwa se n'umutware wawe, ukabona nabyo biri mu bintu bishingirwa byo kuba byatandukana, ariko mufashe nawe atere imbere nkuko wateye imbere ukarinda umukuza. Niba ngombwa binarenge iyo nkwano cyangwa se igabanyuke, mujye muri wa muco twahozeho kuva kera. Mufashe uru rubyiruko cyangwa natwe twese turimo rutera imbere, rutejwe imbere. Namwe byose bipfira ku bantu b'ababyeyi bacu, musaba bya mirenge, kandi byakabaye bifashije urugo rw'umwana wanyu rugiye gutangira rushyashya, rukagira aho ahera. Imana yavuga ngo ese ufite iki mpereho. Bivuze ngo rero n'umwana niba afite ibyo 10,000, shira muri wa muco wa kera, deni nawe abona icyo aheraho. Noneho umwana nawe yubakurwe, ejo bundi nawe azaba umugabo, abyara heke, agira abuzukuru, ibintu bikomeze, n'icyamera azabyara. Nijye numva ariyo nama natanga, nta kunanizanya kubayeho, tugasubira mu muco wacu wa kera. Nubwo hari ibyo yego turi bya kera, ariko hari ibyo tugomba kugenderaho. Vision igenda itandukana, ariko hari ibyo tugomba kugenderaho. Nimba ibyo bintu tugeze muri 2 tuvuga ubu ngubu amasegonda agiye kugera tubere 2021 urumva rero ibintu byakabaye bihinduka. Noneho ahasigaye mu kubaka ingo z'abana banyu, mukagendera kuri uwo muco wa kera, ariko bitavuze ngo dusubire muri analogue bimwe na bimwe, tugakomeza tugatera imbere. Ariko hari ibyo nose harimo bamwe twambara za pantufle, all stars n'ibiki byabaye kuva kera, ariko tukabyambara ubu. Bivuze ngo niyo nkwano ya kera yakabaye igenderwaho, kandi urugo rw'abana banyu rugakomeza rukubaka. Babyeyi mudufashe, ahasigaye abana banyu nabo batera imbere nkuko mwateye imbere, mugakuza mukadukuza, tukarinda tubwiriye tukajya gushaka ingo, natwe tugatera imbere nkuko namwe mwateye imbere. Kandi bizagenda neza dusubiye mu muco wacu wo kugira ngo dukomeze tuvuga ngo 10,000 ntacyo wabona wagura umuntu. Nayo mpamvu rero ibyo 10,000 nabyo bidafite agaciro, ahubwo twakaye dusubira mu muco wacu wo kugira ngo dukomeze tuzamuke mu bidafite agaciro. Ibyo 10,000 biragufasha wowe mu muryango usigaye, bigasengera urugo rw'umwana wawe, akaza ku mu rugo rwawe, bati wa mwana we ko wasenye, njye wigeze mbona ko nsenya. Bivuze ngo rero hari inama yakabaye agukura, kuko nawe umusahura mu rugo rwe. Mufashe nawe atera imbere nkuko wateye imbere. Murakoze cyane. Ubwo turasa ndumva turimo
kwerekeza ku musozo. Iki ni ikiganiro kirekire tutamara cyangwa se tudashobora kugira kukivuga cyose ngo tubivugeho byose tubirangize uyu munsi. Ni ibiganiro tuzakenera ababyeyi bacu, ndavuga yaba abasaza yaba abakecuru. Ni ibiganiro twaje uyu munsi tudafite bashiki bacu, nabo batubwire uko babyumva, batubwire ko iyo nkwano bakwa itaremereye cyangwa se bayumva uko nguko, ihagije cyangwa idahagije. Nkaba ngira ngo rero duhinira aha, gusa icyo twababwira kuri Mataru TV show nkuko twagiye tubibabwira, tubafitiye ibyiza byinshi kuri Mataru TV show. Dukora ibishoboka byose ngo twubake societe yacu, yaba urubyiruko ruri kubyiruka, yaba abageze mu zabukuru batarasaza cyane, ndetse ababyeyi bacu bamaze kugera mu zabukuru, ndetse n'abana bato bari kuzamuka bazazamukire muri uyu muco. Mu by'ukuri bantu bacu mudukurikira umunsi ku wundi, nanone turacyabasaba ngo gukora subscribe ntacyo bisabye uretse kudushyigikira, kandi natwe tukazamuka kugira ngo dukomeze tujye tubakorera ibiganiro byiza kandi byubaka societe yacu. Nanshimira mbikuye ku ndiba y'umutima bantu mwakoze subscribe, bantu mudushyigikiye umunsi ku wundi, bantu mwasharinze ibiganiro byacu, mwakoze thumbs up cyangwa mwakoze like. Imana ibaha umugisha cyane kandi ibagwirize impano kandi ibaha umugisha mwinshi muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2021. Turaje tujye tubazanira ibyo mukunda, kandi ibiganiro byacu ntago tuzongera gukora ibiganiro birambanyije. Video zacu mujye mugerageza muzirebe muzirangize, kuko iyo muzirebye mukazirangiza biradufasha cyane. Please, uwuzi utazi Mataru TV show, uwuzi ukeneye bene nk'iki kiganiro kimusangize, nawe bizamufasha natwe bizadufasha. Nakagaruka ubu twari turi muri 2020, ariko ndakeka ibiganiro bitaha tuzabikorana turi muri 2021. Izababere umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'uburumbuke, umwaka w'urukundo, abanganaga, abagiraga ishyari, abari bafite utubazo dutandukanye. Nyabuna niba bishoboka mwihuze kuri Mataru TV show. Tonto mupenzi Jean Baptiste Kabayiza, twatangiye dukora cheers, twatangiye tudafite icyaka, twatangiye turya, wabonye ko twaryaga snacks, kandi twagerageje kwica icyaka twanyweye, nta nzara dufite. Tusaba kugira ngo abatabonye ikinyobwa, nyabuna Uwiteka arahari kandi namwe arabareba, humura mukanyura kibona. Ndagira ngo dukore cheers mbere yuko dusoza, kandi uri umuntu w'umugabo, nyabona ikindi gihe tuzagukenera uzaboneke. Imana iguha umugisha kandi iguhe ubuzima buzira indwara. Ciao ciao kuri Mataru TV show. Nakagaruka, dream big and be positive. Cheers. Ciao ciao.